umuntu arakora ikosa undi agahita azagahita arihindura content agahita arihindura igitaramo umuntu yabona kanaka yaguye mu moshya byagenze gute kandi koko nta moshya habaho ibishuko habaho moshya ibyaha biratandukana ariko wabona umuntu yagize intege nke ugahita uzagahita ubihindura indirimbo ahubwo ugahita ubigira ibintu byahatana kandi abakera batubanje bo bari bafite urukundo we yahitaga avuga ngo mana wamfashije ukarengera kanaka rengera Rebeka Yesu ibihe byamushizemo Rebeka muzi yitanga Rebeka muzi aririmba Rebeka muzi ahanura Rebeka muzi akunda abantu yakira neza abashyitsi none mana ndabona ibintu byahindutse akagenda karira Imana ikumva amarira y'abagutabarwa ariko uyu munsi none baroko mwebwe mudukurikiye icyama Imana y'amahoro ikongera ikatugarura mu rukundo tukareka kwishimira ibyago bizabaye ku bana tukareka kwishimira intege nke z'abana tukabura kwishimira nitwishimira ibibi byabaye ku bana ahubwo ugasenga Imana uvuga ngo mana ese warengera kanaka nukuri reka kubwiza ukuri twigize dushunga n'abagabo bari bafite ijambo ry'Imana muri umuntu akakubwiriza ariko gatuti ukumva ntabwo yavayo ariko nyuma yaho bagira intege nkeya ubu uyu munsi none turimo turabyina insengero zarafunzwe n'ubundi nibagende babone ahubwo twakabaye turira tubwira Imana ngo mana hari ahantu bafunze nubwo 50 bacumuraga ariko ntihaburagamo n'umwe haleluya Imana ishimwe wasaza ntazatinda haleluya ushimwe kuko yabisezeranye hari umuntu ushubije intege mu bugingo haleluya ahubwo ugomba guhita ufata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho ijambo ratubwira ngo nuhagaze yirinda kugira ute atagwa ugomba guhita uhagarara ugakomera ukabwira Imana ikagukomeza ukabwira Imana ikakwambika imbaraga ukanaririra n'uwo nguwo nk'uko ijambo ritubwiye tureke guterana amabuye maze ngo tureke guterana amabuye rwose tureke gucika intege tureke gukomerana birahabaje abaruzi abapagani basigaye baduseka bakavuga ngo bari abarokore basigaye baducisha mu ijisho yewe narumiwe nabonye urukundo Sandrine urukundo reka tubasoze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza cyane uyu munsi nkuko muri kubibona kuri kamera zacu twagira umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana reka tubasabe kugira ngo babasuhuze muraho neza mwongera amajwi uko muri kuvuga ngo tugene muraho neza amahoro y'Imana bane namwe amen mutwibwire murakoze nitwa Rebeka amahoro y'Imana bane namwe muranzi nanjye nitwihore Sandrine amahoro y'Imana bane namwe ni munsi oya turakuze nawe ubwo bagendeye ku kuntu nyine yivuze nanjye ubwo kubera ko numva batanzi nyine ntago munsi nakuze umukobwa nduvuga utinga urugero byo bakeneye kubimenya mu Kristo kandi numva naparana kubona niwe Imana duhana umugisha nshimye kubana amen yego reka amasaha kugira ngo mbere ko dutangira ubutumwa bwacu mubanze musenge Imana Mana yacu Mana yo kwizerwa turagushimiye kandi turakunezerewe tugushimiye kugira neza kwawe tukwijejwe cyane muri aya masaha no gushobora ibintu byose ngo bishobora harimo kuturinda no kutweza ibyo twagushimiye reka tugushimire uburinzi bwawe ku buzima bwacu ariko nawe tukwinginge cyane kugira ngo utwezeho ibyaha n'ibicumuro turi imbere yawe tugiye kuvuga ibyawe muri aka kanya dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibashe kutubashisha kandi Uwiteka we utunezerwe turi ahantu n'umuntu wese tugiye kubana ntaba ari natwe mu izina ryawe haryo izina rya Yesu amen murakoze cyane ku isengesho ryiza muduhaye reka mbasabe kugira ngo muhite mujya mbere mutugezaho ubutumwa Imana yabahaye kutugezaho uyu munsi tubanje kubasuhuza mwe mugiye kudukurikirana amahoro y'Imana bane namwe twebwe ndabona meze neza nizere ko na Sandrine yabyutse neza ndabona meze neza rwose Imana ishimwe iyo umuntu yabyutse bikemera biba ari ishimwe rikomeye ku bintu byinshi Imana iba yagukoreye
uhumeka umwuka w'abazima, iryo ni ishimwe rikomeye. Nizere ko namwe mumeze neza. Turabashuje abo mu Rwanda, abo hanze y'u Rwanda, inshuti zacu zose, amahoro y'Imana abane namwe cyane. Karibu. Murakoze cyane, ndanezerewe cyane mu mutima kuba hano kuri izi kamera. Ndishimye kuko turi imbere y'iteraniro rinini. Hari igihe twicara turi nka gutya turi mu rugo gutangira mu yigisho cyangwa se turi mu kiganiro, ariko ntiwumve umubare w'abantu uri imbere. Ariko hari ababa bagiye kukireba, hari n'ababa bazakireba. Rero njyewe nishyiramo ko turi imbere y'iteraniro rinini. Ndanezerewe cyane kuko Yesu ni umwami kandi niwe dukorera, izina rye rihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana rero turinjira mu ijambo. Ariko hari umuririmbyi numvishije umfashije, ni igitero kimwe, ihangane ndizamukiremo. Ndashimira Imana kubera ko yaduhaye umwuka wera. Ufite Imana yaduhaye Yesu nawe agiye kugenda aravuga ngo sinzabasize nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha. Hanyuma Yohana agiye kubyandika ibyo ngibyo mvuze, kuri Yesu yadusigiye umufasha. We yahise adetaya imimaro y'uyu mufasha, aravuga ngo uwazabana nawe, uwazabibutsa byose, uwo nguwo azabese, avuga ibintu byinshi by'uyu mwuka wera. Rero ndashimira Imana ku bwa Yesu Kristo, ku bw'umwuka w'Imana yatwoherereje. Imana ishimwe. Hari no muri iryo yavuze, haravuga ngo twoherereze umugisha mugiza tubashe kuko. Rero turashimira Imana ku bw'uyu mwuka, Imana ibaha umugisha. Hari indirimbo rero byose imfasha cyangwa se imaze amasaha menshi iri kumfasha, ni igitero kimwe ntabwo ndi bubarambire. Yavuga ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngutaramire neza icyo umbwiye, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, no mu bikomeye biriho Mana we undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Haleluya, Imana ishimwe. Ndi kushaka kubanza nkifatamo kugira ngo mbashe kujyana neza n'umwanya. Amen. Kubera ko hari igihe twe tuba turi mu gihe cyangwa se turi mu bihe abantu badukurikiye bo nta bihe barimo. Njyewe nshobora kuba nicaye hano nje kuvuga ijambo ry'Imana, hari ikirere mfite, ariko dukurikiye n'umuntu urwaye cyangwa se wihebye cyangwa se ufite ubufunze cyangwa se afite ibindi bibazo, ugasanga wenda utangiye mu kirere kimuremereye kuruta w'icyahagazemo. Niyo mpamvu nshimye Imana cyangwa se mbashe no kwiginga Imana kugira ngo nze kugenda gake kugira ngo ibintu ndi buvuge bibashe kumvikana. Muri rimwe yaravuze ngo Mana yanjye komeza ujye ufasha, hanyuma ngutarambira neza ikintu mbwira, hanyuma mpore nizeye ijambo wambwiye, ngo sinkabure kubw'imbaraga zawe. Ikavuga ikintu cyiza, kandi ibi bihe nta muntu n'umwe utabihagazemo. Haravuga ngo no mu bikomeye biriho udamburira amaboko. Ayiwe, Imana ikuramburira amaboko, kamanze merezi ihumura umuntu udukurikiye. Hari igihe ushaka kuba udukurikiye urwaye, hari igihe ushaka kuba udukurikiye nk'uko nabivuze kirizi imeze nabi, hari igihe ushaka kuba udukurikiye bikomeye, yewe ushaka kuba udukurikiye wanzwe, ushaka kuba udukurikiye uteraganywe, ibyo birashoboka. Iki gika cya mbere rero ndashaka kubanza guhereza umuntu ihumure. Imana ikuramburira amaboko, Yesu akuramburira amaboko. Aya abantu yakigira cyangwa se ntabwo wayumva, ariko aya maboko y'Imana ni magari. Tujya dushimira Imana. Birashoboka ko subwa mbere nje hano kuri iyi TV, ariko ndashimira Imana. Umuntu nkurikiye none nanjye hari igihe amaboko y'abantu yamvuyeho, aramvaho neza burundu, sigara n'ubumwe, sigara numva ndi jyenyine, ibintu byose ngabikora jyenyine, ibintu byose numva ndi jyenyine. Kandi koko na telefone, agatelefone nanifite nako nikagiye gasona. Burari igihe umuntu ageramo na telefone afite agatelefone, ugategereza ko gasona ugaheba, ugategereza ko ari n'umuntu wakubipa basi yibeshye nimero.
ariko ugasanga nabyo biranze kandi ufite telefone mu by'ukuri. Rero icyo gihe nagiye ngicamo hari igihe amaboko y'abantu yatuvuyeho ariko ay'Imana dusigaraho. Noneho ibintu byose biragenda abantu bose baragenda ariko Imana ihimbazwe kuko muri igihe yavuze ngo no mu bikomeye biriho nanjye nabiciyemo ndashimira Imana nanjye ko yanambuye amaboko. Hanyuma aje kukubwira ngo no mu bikomeye biriho ubu ibikomeye biriho ndimo ndabisanisha n'ubuzima ndimo ndabisanisha n'agakiza ndimo ndabisanisha n'ibihe byinshi ariko no mu isi y'umwuka no mu bikomeye biriho ubu igihe abantu benshi baguye igihe abantu benshi byabacanye no mu bikomeye biriho ubu igihe abantu benshi bacecetse no mu bikomeye biriho ubu igihe abaririmbyi babitse inifomu no mu bikomeye biriho ubu igihe abashumba biyambuye dukora pastoral no mu bikomeye biriho ubu igihe insengero zifunze no mu bikomeye biriho ubu Imana ituramburira amaboko. Ningize Yesu kugira ngo akuramburire amaboko ningize Imana kugira ngo ikuramburire amaboko. Ndimo ndakubwira ngo ay'abantu warayabuze ay'abantu ajya tuvaho rero ay'abana ay'abantu ay'abakunzi ay'abatwaturanye abantu ay'abo twiganye amaboko y'abantu tujya tuyashaka tukayabura ariko turashimira Imana ko amaboko y'Imana ari maremare bakora umuririmbyi yaretse kuri yararije amaboko yawe Mana ni maremare amaboko yawe Mana ni maremare amaboko yawe Mana ni maremare amaboko yawe Mana ni maremare. Aya maboko ndi kuvuga maremare rero akuramburirwe. Sandrine turashimira Imana Imana itareba uko umuntu amashuri afite Imana itareba aho umuntu avuka. Hari umuririmbyi avuga ngo Mana utareba uburanga nturebe igihagararo ngo nzajya ngukorera kuko yari yibutse ahavuka yibuka hahandi nyine yaturutse hakomeye abonye ibyo Imana imukorera nicyo cyatumye avuga ngo Mana itareba uburanga Mana itareba ku mashuri Mana itareba ku muryango mvukamo Mana utareba muri kiriya cyaro nurukamo ayo nturebe igihagarara nzajya ngukorera. Reka nkubwire ibintu by'Imana biraryoha. Hari igihe Imana inezeza umutima wawe ukavuga ngo Mana wanciye iki Yesu wanciye ni iki cyatumye unkunda ni iki cyatumye unshaka ayiwe Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niki cyatumye unkunda niki cyatumye ni iki Yesu niki cyatumye unyita haleluya Imana ishimwe mukunzi we reka turakira ariko nari nivugira ati ngo no mu bikomeye biriho yewe muntu nkurikiye uri kubona byagucikanye byacitse ariko Yesu afite urushinge Yesu afite uburyo bidoda Yesu aracyahari byagutatamukanye ariko Yesu afite uburyo bidoda byatanye Yesu afite uburyo bihuza inzira zabuze Yesu afite uburyo ziharura. Umuririmbyi aravuze ngo no mu bikomeye biriho igihe umugabo yagutaye igihe umugore yakwiyitaye no mu bikomeye biriho mu gihe no mu gihe before mu bikomeye biriho hari igihe njya mvuga ngo sinamvugira indi mikuru mikoro mwashiduka zaje nyine ugomba ndi kuzanga ariko nkumva zaje navuze ko ibi turimo bitatwemerera guceceka mujye mwihangana haleluya Imana ishimwe biriho ndamurira amaboko muri iki gihe cy'ubuhenebere umuririmbyi aherutse kuri ubushomeri urimo Imana ikamurira amaboko isura ubutayu ayiwe umva businga isura ubutayu abahinduye benshi mu bihe bikomeye abitsubuta akantu nacatse kuvuga niki hari igihe twabayeho twidegembya tujya mu butayu tujya hehe ariko ubu noneho turi mu gihe noneho sasa utegetswe gusengera aho ngaho muri uwo mutima cyane nabyo ni ibihe bikomeye ko ntabwo twari tubimenyereye ariko Imana izabidufashamo n'ukuri ariko umuririmbyi aravuze ngo turashimira Imana ko itareba Kimisagara gusa cyangwa ngo irebe Nyabugogo gusa turashimira Imana ko ireba ahantu hose ikarebera hose icyarimwe no mu buriri amarira urarurira agahinda ufite turashimira Imana ko ibasha kukabona n'umugabo wawe ashobora kutabona agahinda ufite umugore wawe ashobora kutabona agahinda ufite ariko turashimira Imana ababyeyi bawe cyangwa imiryango ufite ushaka kutabona agahinda ufite turashimira Imana ijya ibasha kureba mu mutima ikamenya umubabaro niyo mpamvu umuririmbyi yatangije ngo no mu bikomeye biri buhubu mu bikomeye urimo mu ntambara urimo mu kigerageza urimo runaka mu magambo bari kukuvuga runaka bwira Imana ikuramburira amaboko haleluya kuko amaboko y'Imana ni maremare bivuze ngo abasha kugera hose ntahatagera amaboko y'Imana ntahatagera Imana ishimwe cyane. Wabuze yo kwishyura inzu ni ibikomeye uri gucamo ni ibikomeye wabuze yo kwishyura ibitaro ni ibikomeye uri gucamo wabuze imyambaro yo kwambara ni ibikomeye uri gucamo warwaje abana cyangwa nawe urwaye ni ibikomeye no mu bikomeye biriho ibihe byawe byo gukizwa cyangwa se by'agakiza by'umwuka birimo bigenda bigabanuka muri wowe nabyo ni ibikomeye biriho ariko ningiza Imana fatanyije n'uyu muririmbyi wayiririmbye
hanyuma ni ingenzi Imana kugira ngo no mu bikomeye biriho Imana ikuramburira amaboko. Reka ninjire mu ijambo. ayo muririmbyi ndamukunda ngo mana yanjye komeza ujye umfasha gutaramire ntazicyo umbwira. ayiwe ijwi ry'Imana riraryoha. icyo nzi cyo nimba uri kuri nzayimana, nimba hari ijambo ry'Imana mbabwire, Imana ntabwo ivuga amasigara cyicaro, ntabwo Imana ivuga ibinyoma, ntabwo Imana ivuga ibintu bitariho. uri Imana itabasha kubeshya. niyo mpamvu ujya ubwira Imana ikongorere, burya ijwi ry'Imana riraguhumuriza. niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo mana yanjye komeza umfashe, ayiwe ngutaramire nteze icyo umbwira, kuko ikimubwira yabonye ko kingana n'ikikoze, yabonye ko Imana imubwira itamubeshya, yabonye ko Imana imubwira igisohoza. niyo mpamvu yavuze ngo mana yanjye komeza ujye umfasha. nawe mu bihurimo wibwira mwene wanyu ngo nagufashe, wibwira inshuti yawe ngo nigufashe, bwira Imana wihererane nayo, wibwire ngo mana yanjye mfasha muri iki kibazo cy'amadeni, muri iki kibazo cyo kubura akazi, muri iki kibazo cy'uburwayi, muri iki kibazo cyo kwangwa, muri iki kibazo cyo kudakora ubukwe, mfasha. haleluya. ngo ngutaramire nteze icyo umbwira. Keneye inkunga y'Imana wese. Keneye inkunga y'Imana. Ukeneye ubufasha Imana. aravuze ngo mana yanjye komeza ujye umfasha. ntiwihagarareho mu bintu byose urimo ukora, yewe ntituvuga no ku ruhande rwabo byanze, no ku ruhande rwabo bizemeye. mama ukeneye inkunga y'Imana. mana yanjye komeza ujye umfasha. no muri uru rugo ndi kubaka komeza ujye umfasha. no muri iyi bizinesi ndi gukora komeza ujye umfasha. no muri iri vugabutumwa turimo komeza ujye umfasha. muri uku guhanura mpanuye komeza ujye umfasha. muri ubu bupasiteri mpamagariye komeza ujye umfasha. yesu we ndapfuye. no mu bikomeye biriho ubu icy'ingenzi unamburira amaboko. ariko ndafashijwe ratare no mu bikomeye. ariko mana yanjye komeza ujye umfasha. muri iyi myenda ndi gucuruza komeza ujye umfasha. muri aya mashuri ndi kwiga komeza ujye umfasha. muri aba bantu mpaye kubyara komeza ujye umfasha. reka nkubwire ngo ntacyo wakishoboza Yesu adahari. nta kintu na kimwe, nta ntambwe n'imwe watera Yesu adahari. abantu bajya mu bitaro batwihanganire, baraza kuza kumva ibintu ngiye kuvuga. usangayo abantu bakurusha ubwiza, usangayo abantu bakurusha ibiro, usangayo abantu bakurusha ubukwerere, usangayo abantu bakurusha, ariko aramanitse amaguru hariya yakoze agisida, bashyize ibisima ahantu hose. mbese ahantu nta kintu harya. reka nkubwire, Imana yakuvanyeho amaboko gatoya, nta kintu we wakisayidira. ariko muri ibyo ngo mana yanjye komeza ujye umfasha. no muri ubu buzima mbayeho komeza ujye umfasha. Imana ihabaho umugisha, Yesu abagire neza. reka nihutishe ninjire mu cyanditswe kigufiya, ariko umuririmbyi ndacyatsimbarara hahandi. no mu bikomeye biriho ubu Imana ikuramburira amaboko. Yeremiya umunsi umwe ngarira ibyago bizaba i Yerusalemu. agiye mu isi y'umwuka nk'uko umuririmbyi nawe yagiye mu mwuka akavuga ngo no mu bikomeye biriho ubu. Yeremiya nawe agiye mu mwuka abona ibyago bizatera i Yerusalemu. arangije umurongo w'igice cya 8 umurongo wa 23 aravuga ngo ye baba we icyama umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndirire ku manywa na nijoro, ndirire abantu banjye bashira. no mu bikomeye biriho ubu ntuze kuza kwihagarara, uze kuza gucunga. uri abantu mwahamagaraniwe, uri umunsi witabaga Imana cyangwa se witabaga Yesu. nibivuga gukirega ngo twitabye Imana tukiri cyane, twitabye imihamagaro. kandi koko Pawulo yarabivuze aravuga ati gusinjye uriho, kandi yari ariho icyo gihe. ariko hari uruhande dupfa, Kristo akaba ari uri muri twe. hanyuma Yeremiya biregera ngo icyama umutwe wanjye ukabamo iriba, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira. nkaririra umurimo w'Imana, nkarira abantu bane, nkaririra abarimbuka, nkarira bene wacu bashize, nkaririra. reka nkubwire, usubije amaso inyuma ukara abantu mwahamagara, ushobora gusanga ugihagaze ukabishimira Imana. ariko hari abandi bakiri barimo barimbuka, Satani baragenda yica umunsi ku munsi. usubije amaso inyuma ukara mu bantu mwasenganye, hari abantu twajyaga turuhukiraho rero tukabaruhukiraho. wamujyana imbere gato ati Imana irambwiye ngo ikibazo kikuzanyuze ngo niki hita utaha. Imana iravuze ngo murahura ku muryango igikemuye. hari igihe twaga dufite abantu ku buryo ufite abantu Imana yabitsemo ibintu bameze nka stoka z'Imana, ukamugeraho urushye agahita azamura indirimbo yo mu gatabo, reka gutinye bizakubaho, Imana irakurinda. akakubwira ngo kandi ubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda. nta sengesho, nta buhanuzi, ukizera nawe ukagenda wizeye, ugahita wumva Imana ivuganye nanjye.
ugahita wumva ibihe ibintu bikuzanye birururutse mu mutima ugahita wumva ihumure. Twari dufite abantu yakugiraga inama rero ku buryo ubugeraho wowe uvuga uti urugo rurananiye akakugira inama ugasubirayo wazisubira dore bya bintu mujya kumugisha inama ati hambira wigendere. uri uranyumva ariko twari dufite abantu mu minsi yashize wajya kujya kusura waza kusura naza kugusura tukiramukanya gusa tugahita twumva amavuta y'Imana tukumva bya bihe wumvaga birimo bikugabanukamo ugahita wumva ahubwo ugataha wumva wuzuye. ariko uyu munsi wa none ushatse umuntu ugisha inama uramubuza, ushatse umuntu wari unamutima uramubuza, ushaka ko wakizera ukamubura. mbese ni ibihe bigoye. Yeremiya yarebye ibyago bizatera i Yerusalemu aravuga ati ayiga Mana nyiribihewe icyampa mu mutwe wanjye hagaturikamo ikintu cyitwa iriba, amaso yanjye agahinduka isoko nkahora ndirira bene wacu bari gushaka. bivuge ngo tugomba kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, tukagira ishyaka ryo gusengerana. uyu munsi waratangaye umuntu asigaye ajya kwihana se kwihana warabonye Sandrine ahubwo se kwihana seka yajya kwihana inusi busambanyi ngo Imana imbabarire arimo araseka. ahubwo se uwo yaturira we ninde? none Yeremiya we yaravuze ngo icyama mu maso yanjye hakaba isoko y'amarira. hari ahantu twajyaga tujya gusengera ni ku musozi runaka twasangaga umuntu w'umubyeyi twahagera umubyeyi agatangira arimba ngo icyama mu maso yanjye hakaba isoko y'amarira. nkarira umurimo w'Imana nkarira abarimbuka. buri muntu wese agahita avuga ati umuntu wese yisake ibyo yakoze kuko byakomeye. iyo yaririmbaga iyo ndirimbo wahitaga wumva ko byakomeye abantu bagacira bugufi imbere y'Imana kandi bahavaga Imana ibahaye umugisha. none uraza imbere y'Imana urimo uraseka ubu bintu byose wabipinze. Imana ishaka umuntu. ese Dawidi ikintu cyatumaga Imana imwishimira niki? reka Dawidi yacaga bugufi. Dawidi yakoraga ibyanzwe n'amaso y'Imana pe akababaza Imana ariko akajya akigaragura. ntabwo tuvuze ngo turi mu isi wagwa mu cyaha, turi mu isi ushobora gucikwa, ariko nanone ese kwa kundi wafashe cyake nimba wababaje Imana ugiye imbere y'Imana gute? gushumba muri iki gihugu tureke rwose araririmba Mana ubisengesho ryanjye, Mana reba agahinda kaje icyo mwiriye nuko bene wacu bakizwa. icyo mwingingiye nuko bene wacu bakizwa. ikibazo cy'uyu munsi wa none umuntu arakora ikosa undi agahita arihindura content, agahita arihindura igitaramo. umuntu yabona kanaka yaguye mu moshya byagenze gute kandi koko nta moshya, habaho ibishuko habaho amoshya, ibyaha biratandukana. ariko wabona umuntu yagize intege nke ugahita ubihindura indirimbo ahubwo ugahita ubigira ibintu byahatana. kandi abakera batubanje bo bari bafite urukundo ngo yahitaga avuga ngo Mana wamfashije ukarengera kanaka, rengera Rebeka Yesu ibihe byamushizemo, Rebeka muzi yitanga, Rebeka muzi aririmba, Rebeka muzi ahanura, Rebeka muzi akunda abantu yakira neza abashyitsi. none Mana ndabona ibintu byahindutse akagenda akarira. Imana ikumva amarira ya wabuze igatabarwa inabiri. ariko uyu munsi none baroko mwebwe mudukurikiye icyama Imana y'amahoro ikongera ikatugarura mu rukundo, tukareka kwishimira ibyago bizabaye ku bandi, tukareka kwishimira intege nke z'abandi, tukabura kwishimira nitwishimira ibibi byabaye ku bandi, ahubwo ugasenga Imana uvuga ngo Mana ese warengera kanaka nukuri reka kubwiza ukuri. twigize dushunga n'abagabo bari bafite ijambo ry'Imana muri bo, umuntu akakubwiriza ariko gatuti ukumva ntabwo yavayo. ariko nyuma yaho bagira intege nkeya. ubu uyu munsi warone turimo turabyina insengero zarafunzwe n'ubundi ntibagende babone, ahubwo twakabaye turira tubwira Imana ngo Mana hari ahantu bafunze nubwo 50 bacumuraga ariko ntihaburagamo n'umwe. hari n'ikindi tugomba kubwira abantu badukurikira. dukurikirwa n'abantu benshi narumvishije ngo iyo umuntu ngo yagiye kuri kamera ngo kuvuga gutya ngo ntago abakiri umukozi w'Imana. reka mba ubu ngubu twamenya twarapaga kubera ko turi kuri kamera. rero abantu baratewe nawe barangije bagira ute baritera. nimba turi kuri kamera tukavuga iby'Imana tukavuga ibyubaka ibyo ngibyo we ntunabishyigikire kwanza, ahubwo ukajyaho ugaca imanza wa wundi kuko bavuze Mutesi bakavuga Siya bakavuga runaka, abo ngabo nyine mukumva izo nkuru nizo mugomba gukurikira. ese Yesu naza azabasanga muri ayo matiku kuko ibaze nawe ahantu azagusanga uhagaze. ikibazo nuko
wowe ntubuze ukuri kuba bivuga no kuba byumva hagati yamwe nta n'umwe ubuze ukuri mu by'ukuri ariko ijambo ry'Imana nimba nkubwira ngo soma muri Zaburi iki gice cya kangahe kandi ko kubona muri Bibiliya ko bimeze niko tudashaka gukurikira ijambo ry'Imana ntabwo twaguye ntabwo twapaganye ahubwo turanashimira Imana yazanye ikoranabuhanga kuko aho twabwirizaga dushaka kubwiriza mu rusengero bakumva abantu 200 ariko nimba turi kuvuga ku ikoranabuhanga kuri kamera bikagera muri ahantu hose muri Amerika bikagera muri Canada bikagera mu Rwanda bikagera ahantu hose abantu bose icyo nzi cyo nta nduri ivugira gusa ku musozi kandi nta jambo ripfa gutambuka gutyo gusa we waripinga ariko hari undi rigeraho rikamwomora hari undi rigeraho rikamuruhura hari undi rigeraho rikamumara rikamwongeramo ibihe rero bose tureka kwitera bakazamuka muri diaspora bakabona ngo bari bakijijwe ariko bakagira imbogamizi yo kugera hara hejuru bakabura isengero bakabura n'amaboko abarera iyo bagize umugisha rero byibuze agafunga ngo gutya akabona hari abantu b'Imana bakivuga ibintu bizima uyu muntu ubugingo bwe burongera bugahera kandi bajya babitubwira hari n'abandi bafite ibikomere byo mu nsengero ashobora kuza agakantaho akabona wenda nta tiku nta bindi turimo tuvuga ijambo ry'Imana nawe akavuga ati Imana hari cyane abantu bavuga ibintu by'Imana nta bindi bavanzemo rero reka mbwira abantu badukurikiye kugira ngo tonze na message nari numva gashaka gutambutsa wikomera amashyi cyangwa se ngo ubyine kubera ko mugenzi wawe yaguye mubwire ngo ikintu cyamukubise nawe kikubereye maso ejo kizagukubita ubundi abatuvukaho n'abahanga baravuze ngo inkoni ikubise mu kirere uyirenza urugo njyewe ikintu kiba kintera ubwoba njya ninya kubona umuntu wahoze ari mu bihe byiza asenga Imana ikururuka ntinya kubona yaguye uzi impamvu mba ntarasenga ngo ngere ku rwego rwo yarari bitavuga nese uriya niba yaguye yari umuntu ukomeye mu mwuka ndakaba ari kuvuga mugakiza ufite experience wakijije maze imyaka myinshi njyewe ndinde Yeremiya yaravuze ngo icyama mu mutwe wanjye hagaturikame amariba uzi ukuntu yatangiye avuga ye baba we ibaze ubundi ibyo ni ibintu iyo ni imvugo y'umuntu utabaza ye baba we Urari bakumyana gatatu yebaba afite amarira afite agahinda avuga ati yebaba we turashize yebaba we bene bacu bararangiye yebaba wabo twasenganye bararangiye ese nzakuraho umujyanama nzakuraho nzatahiriro nzakuraho mwene data ninde tuzongera guhura tukagira nibi ariko aravuga ngo icyama mu mutwe wanjye hagatobokamo amarira amaso yanjye akazamo amarira agahinduka isoko nkaririra bene wacu bapfuye bashize mbere icyama Imana wadukurikiye ukongera ukiririra ariko ukarira na bene wanyu njya nkubaza ijuru rigiyemo wenyine nyoko agasigara wakunguka iki ese ijuru rigiyemo murumuna wawe akarimuka wakunguka iki ese ijuru rigiyemo uwo mwaririmbanye akarimuka wakunguka iki ese uramutse ugiyemo nyine wavuga uti nge naba nagiye ariko se biraba ngo tugire urukundo naho navuga indimi z'abantu maze iminsi ndi gufatwa n'icyanditswe cyo mu bakora no ba 13 mu Rwanda naho navuga indimi z'abantu nkagira gutera ariko singira urukundo ahantu muri turarirana niba wagize kandi Imana isigaye ivugana na Sandrine turi kumwagenda mbona agateke kandi ngo yewe mubwiye imodoka ayo nyine mubwiye ko izamugirira neza urumva ayo bikakubabaza kandi nimba Sandrine atabawe nawe muri kugendana nawe abahungu inaha bigize kugira content bakinaga comedy bakajya bagira content bango bigomba guhinduka ariko mbona no mu nzu y'Imana hari ibintu bigomba guhinduka nukuri bana abantu bazaga ari abakomediye barimo bivugira bigomba guhinduka bine bigomba guhinduka natwe mu nzu y'Imana njye ndimo ndareba mu mboni zanjye nkabona bigomba guhinduka kuba Kristo ari bigomba guhinduka yemwe barokore yemwe mwigize nabi mwifashe ko mutari mwaje gufatwa rya rubundi ni gutuzi neza ko wakizwaga gutusiga yushira tudeduka impame umeze gutyo umeze nk'ikinyugunyugu kiri kuguruka ubundi ubwo bite byawe bibiraga ngo niwe mwarasogoje mukamenya yuko umwamagirane ni mumwege niwe buye rizima ryanzwe nabubatse ariko kubana topi ekitastifo na handi hantu ubuzima birababaje kuba narigishijwe ariko nkaba ndimo ndajya mu nzira kurimbuka mbirebesha amaso ese we reka mbabaza iyo mubuze umwuka w'Imana mu burano ubwenge bwanyu mwaje gufatwa ryari mwafashwe ryari mwaje gufatwa ryari Bibiliya iravuze rero ati icyama mu mutwe wanjye nanjye icyama nanjye ubundi wona dusenga no sengesho icyama Imana ikongera ikasubiza hasi mwongera mwirira nkongera nkarira na bene wacu birira umuryango wawe nawe urira bo mwagendanaga gusenga ukababazwa na bwene sudakije urira urugo rwawe ukaririra na nyoko kiroga ukaririra na so ugicuragura ukaririra na mwene wanyu gisamba ukaririra mwene wanyu wipfiriye mu kabari ukarira ukavuga ngo Mana wangiriye neza ukagira neza bene wacu noneho byarenze abo hanze no urusengero abantu barashize ariko turacya haracyabizingiro Mana ibaho umugisha narinje kukubwira ngo ngera ibi muri njye yavuze ngo no mu bikomeye bihu turi mu bihe bikomeye mushaka mu bizeme muri nyama mwongera amafiriti mushyira mayonnaise ibyo nakazi kanyu nako ariko ushaka kutita ku bugingo bwe
Yesu yaravuze ngo umuntu wita ku bugingo bwe ubwe uwo ngo azabubura, ariko ubuhara akajya gukurikira Imana ngo azabona ubugingo. Rero icyama Imana mu gihe nk'iki ngiki tukava mu binezeza, tukava mu kwishuka, biraba ngo ni muyo Imana ntinegurizwa izuru, tukava mu byo turimo tukongera tugashyira hasi amavi tugasenga Imana ikava. Umuriro byavuze ngo no mu bikomeye biriho ubu, igihe nta mujyanama umuntu akibona, igihe nta kwizerwa umuntu akibona, igihe abantu bose banditse abesikoro, igihe induru zavuze ku misozi, ntabwo abantu b'Imana bakigirirwa icyizere. Urahaguruka ukavuga ngo ndumuvuga butumwa ati vuga uvuye aho, uhaguruka ukavuga ati ndumuvuga hari igihe tujya kubwiriza ahantu tukagenda twikandagira ukavuga ati Mana ahantu ni mpava amahoro ndagushima ngo riringa Imana iravuze aravuga ati vuga vuba. Imana twatumye abantu bayica amazi dutuma baciye amazi, ariko reka nkubwire bene wacu minsi ishize bahagarariye Imana nabi, ariko icyama mu mutwe wawe hagaturikamo ikintu bita amarira. Amaso yanjye nanjye agenda isoko y'amarira, nkarira bene wacu, mwirira nkarira na bene wacu tukaka Imana agaruka mu gihugu. Ariko icyo namenye cyo kandi ngomba kubabwira ngo Imana izaza umugore n'umugabo baryamye ku buriri bumwe, itwara umugabo cyangwa itwara umugore. Niko bizagiye. Yesu naza bivuze ngo rero nta mpamvu yo kugenda ngo witwaze ngo runaka wambwirije yacitse intege nanjye reka mpite mbivamo. Ibyo bintu rwose muri kwiyorohereza, hoya nimureke gufinina, nimureke gucika intege. Nimba mugenzi wawe wakubwirije yacitse intege ntabwo bivuze ngo nawe urahita ucika intege, ahubwo ugomba guhita ufata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho ijambo ratubwira ngo nuhagaze yirinda kugira ute atagwa. Ugomba guhita uhagarara ugakomera, ukabwira Imana ikagukomeza, ukabwira Imana ikakwambika imbaraga, ukanaririra n'uwo nguwo nk'uko ijambo ribitubwiye. Tureke guterana amabuye, maze ngo tureke guterana amabuye rwose, tureke gucika intege, tureke gukomerana. Birahabaje abaruzi ko abapagani basigaye baduseka, abapagani basigaye baduseka bakavuga ngo bari abarokore, basigaye baducisha mu ijisho. Narumiwe, nabonye urukundo Sandrine, urukundo ruba mu basinzi. Ni ukuri umusinzi yasangiye na mugenzi we, aramurandata mpaka mugejeje n'aho ataha, urumva akamukurikirana. Ariko birababaje kuba barokore b'iki gihe dusigaye ahubwo dutererana, ahubwo tugahana isi, tugatuma abantu baducisha mu ijisho, kandi twaravuze Imana, twarakoreye Imana. Iyi message na rwose Mana yanjye rwose turirire umurimo w'Imana, turirire isoko, mbese twongere dusubire ku isoko, twongere tubabazwe n'abantu bari gucika intege. Erega Yesu azaza, nubwo muvuga ngo igihe twamutegereje ngo azaza ryari, azaza kandi ntabwo azatinda kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Yasazaga azaza we, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe, azaza Mana turagushimiye. Haleluya, Imana ishimwe ngo azaza ntazatinda. Haleluya, ushimwe kuko yabisezeranye. Hari umuntu ushubije intege mu bugingo, haleluya, kandi hari umuntu ugarutseho bundi bishya ishimwe. Icyama mu mitwe yacu, mu maso yacu, amarira agatemba kubw'ubugingo bwacu n'ubwa bene wacu. Amina. Turagushimye ko wabanye natwe, kandi tugushimira ari udukurikira, habwe umugisha kandi umurengere none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.